Imana ijye bishyura nuko mubeshyera shetani. Kandi ibintu byose mwabyegetse ku badayimoni nuko batagira aho baburanira bari kuzabarega. Satani yari yabyitambitsemo, dayimoni yari yagize gutya na gutya. None ndabakunda iyo mumaze gukora ubukwe mukaza gushima Imana ngo Imana yari iri mu bukwe bwanyu, uburyo bwose ntibutaha. Hari n'igihe muyibeshyira nyine kavuga iti ntacyo reka mbareke. Hari igihe muvuga ngo Imana ngo yarahageze ngo irabafasha, kandi ugasanga Imana ikavuga iti ntimukambeshyere mwariyeranje. No muri dote sinahakandagiye, no mu rusengero musezerana sinari impari. Burya hari abantu Imana itagitahira ubukwe. Ariko hari n'abandi Imana itahira ubukwe ikazi kahicarana n'abamarayika. Wahakebuko kavuga utu ubukwe buri mwiki, buri mw'Imana. Ejo bundi nakoze filime. Ari filime yanjye nakinanye n'umwana wanjye mubwira ntuzaza n'umuhungu ufite kashi. Aho izo nzererezi zigenda na Bibiliya Tokyo ni filime. Urumva ko ababyeyi bubu nabo bari mu mibare. Haricara rwose akavuga ati natampa miliyoni twaduhumbi 200 mwakangishaga na 300. Ndetse umva nushaka wegera Imana. Nujya gusaba umukobwa ntuzareka gushaka. Nta nubwo uzishingira. Ni wishingira uzaba wishinguye. Nugenda bakaguca miliyoni cyangwa bakaguca 800 uzayakurahe. Ese ubundi iri jambo ryitwa gukorera Imana kuki mu bipfobya? Abantu bazi ko ngo ibintu by'Imana nta nyungu ibamo, bazi ko ibintu bya gospel ari ibintu bidateza imbere abantu. Ibi bintu birimo inyungu ahubwo iboneka itinze. Ngewe nabwiye abantu ngo nujya gusengera ibiryo, nujya kubona ufashe nubona uhuye n'inzara, ntuzafata ibihe byo kwirukana inzara, ahubwo uzafata ibihe byo kwibutsa Imana abo wagaburiye. Gukorera Imana nta wayikoreye uzikorera amaboko, ni kwikora sivuga. Ariko ubwo utarayikorera azikorera n'amaguru hubwo. Amaboko n'amaguru wabyikoreye rero mvuga ngo biba ari hatari. Imana ibahe umugisha. Ndabashuhuje rero kandi cyane n'ubundi ni muri cya kiganiro cy'urubyiruko. Ndabashuhuje kandi ndabakunda. Nizere ko muguwe neza kandi nizere ko mukomeje kunogerwa n'inyigisho n'impuguro zanyu rubyiruko. Narindi nagira ngo dukomereze aho twari twasubikiye, ndi kwigisha ku rubyiruko rukijijwe, ndi kukubwira yuko hari ibintu byinshi uzakenera ku Mana utabona ahandi. Nifuzaga rero gukomereza ahangaha aho twari twasubikiye. Nari nababwiye yuko hari ibintu byinshi mukeneye ku Mana, ariyo mpamvu mukwiye kuyikorera kandi mukayitaho. Ubu rero muri iyi minsi abantu ibintu byo gusenga barabizinutswe, n'abantu babona yuko ibintu byo gusenga bitagezweho, ariko nimba Satana gihari gusenga bigomba gukomeza. Kandi mu gihe cyose turi muri iyi si ntago gusenga bizata agaciro. Nta kintu na kitoya rero gishobora kwimura gusenga ku rubyiruko. Nagiye mbagira inama z'uko mukwiye kubaho mu buzima busanzwe, ariko ubu twinjiye mu rubyiruko rusenga, kandi nawe udasenga bishobora kugufasha kugira ngo umenye yuko gusenga hari ahantu bikora ibindi byose byananiwe. Urubyiruko rero rusenga twagiye tuganira ibintu byinshi bitandukanye, mbabwira yuko imibare mufite atari mwebwe muyigira gusa. Nababwiye ko Imana hari igihe uyikenera nayo igakubita umubare, yarangiza ikajya kuguhembera ibyo wagize gute, ibyo wakoze. Twaraganira ibintu byinshi rero, babwira ukuntu mutagikorera Imana, amakorari mwayavuyemo, amateraniro ntago mukiyajyamo, ibintu by'Imana mwarabizinutswe. Niyo ugiye kuri telefone ujya kwireberaho amabebi, ukireberaho indirimbo z'abajama, mbese ibintu by'Imana bigutera iseseme. Ariko ibyo bintu bigutera iseseme nagira ngo nkubwire ngo wari ufite amahirwe kugira ngo bikubere bizima, kuko ari ibintu bizagukorera mu gihe ibindi byose byananiwe. Nizere rero ko muguwe neza, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari mu bihugu by'amahanga, muri Amerika ya ruguru ndetse n'iyepfo, abari muri Australia, abari muri Aziya, abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, mwese mugubwe neza nk'urubyiruko. Hari abari ku ishuri muri kwiga, hari abarimo gukora, hari abarindiriye akazi, n'abari mu mirimo myinshi itandukanye. Mwese rero dukomeje kubagira inama kandi dukomeje no kubasuhuza.
dusoza. Turi kuganira rero n'urubyiruko rukijijwe, turi gutanga inama n'inyigisho z'urubyiruko rusenga, urubyiruko rukijijwe. Mufite amahirwe menshi kubera yuko mwashoreye imizi muri uyu mwami, mufite amahirwe mudakwiye gutesha agaciro kubera yuko mwamenyanye n'umugabo ukomeye kandi muri abanyamahirwe aruta ayandi kuko mufite amahirwe menshi kuko muziranye n'Imana. Nta muntu wakishongora ku Mana aho avuka hose, narabibabwiye ubushize. Icyo uri cyo cyose, waba uri umutunzi, waba warize cyane, waba ufite iwanyu bakomeye, nta muntu n'umwe ukwiye kwihenura ku Mana kuko Imana niyo igenga iby'iminsi n'ibihe, niyo itanga kubaho ndetse no kuramuka. Ni Imana yo kwizerwa ndetse no kwiringirwa. Nagiye rero mpugura abakobwa, nababwiye ukuntu hari igihe ubaho udakorera Imana, ukabaho wibera mu bintu byawe ari byo agaciro, ari byo ushyize imbere, ariko igihe cyagera ukazakenera kubonana n'Imana. Twabivuze mu buryo burambuye, tuvuga ukuntu iyo mugiye gushaka ubwira Imana ngo niguhitiremo, twarabivuze. Tureba ukuntu iyo igihe cyo kugura amajyambere uyikubita umubare uti ni miliyoni 5, ariko wajye kureba ugasanga wakoreye 300,000. Imana rero uko uyikorera niko iza. Ariko uyu munsi ndashaka twongere tugaruke ku rubyiruko rukijijwe cyane nk'abasore. Abantu benshi ntago bagikunda gukorera Imana, n'abantu bajya gukorera Imana bagenda babiteramwe imibare. Insengero zitarakingwa najyaga mbona ukuntu abantu babura abacuranzi, ugasanga mu rusengero abacuranzi babuze ibyuma bakabibika. Hari uwo nigeze mbwira inti rero iyo turimo kubura ibyuma bicurangira urusengero kandi ejo bundi ukazabwira Imana ngo niguhe inkwano, bimeze nko kujya kubikuza muri banke kandi ntayo wahabitse. Ngenge mbona ukuntu iyo mugeze hari nk'abantu badakunda kujya gusenga, ugasanga y'imibyizi ntayabamo, ayo ku ifunguro ryera ntayabamo, aya nimugoroba ntayabamo, ayo ku cyumweru ntayabamo. Noneho ubu covid yaraje, ibintu byahumiye ku mirari, ugasanga ibintu by'amateraniro ntacyo bimubwiye, ibintu byo gusenga ariko yabura ubwenge mu ishuri akaba yeguye amasengesho Bibiliya, yatangira kubona agiye gukorera diplome akaba agiye kwegera Imana, yabona igihe cyo gushaka akazi kigeze agatangira gusenga, yabona igihe cyo gushaka inkwano kigeze agatangira gusenga. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nta muntu ujya kubikuza yatabitse. Umuntu ubikuza n'uwabitse, umuntu usaba Imana n'uwayisenze, kandi umuntu Imana yishyura n'uwayihaye. Reka mbabwire, abantu bazi ngo Imana iraguha ntimugura ibintu nk'ibyo. Reka nkubwire, ibintu byose Imana igukorera biri mu mubare. Burya hari n'ibintu Imana igukorera utasenze ariko nayo izabikwishyuza cyangwa ikamera nk'amakari kurunzeho. Kuko hari igihe mubarani kakubwira iti ko nakoze gutya nkagukorera gutya nkagukorera gutya, mbese ikavuga ngo nabaye umubyeyi ariko ntiwigeze uba Imana. Hari ibyidukorera ari ibyo kuzaturega. Ariko muri aka kanya ndi kuvugana n'urubyiruko rukijijwe. Uri umucuranzi, uri umuririmbyi, uba muri korali, bagufite nk'umuntu uba muri korali. Batuye umunsi dufite amakorali, amasengesho korali yacu nizaririmba. Ukabyuka ufashe mu mifuka, ugakarita karitsiye zose, utajya mu rusoro ukajya mu rusimbi, utajya mu rusimbi ukirirwa wicaye aho hari ahantu hari aba DJ wumva indirimbo ukubita umuziki. Hanyuma igihe cyazagera uti igihe cyo kuba umugabo kirageze, Imana ifashe kuba umugabo. Burya Imana igiye bishyura nuko mubeshyera shitani, kandi ibintu byose mwabyegetse ku badayimoni nuko batagira aho baburanira, bari kuzabarega. Satani yari yabyitambitsemo, dayimoni yari yagize gutya na gutya. None ndabakunda iyo mumaze gukora ubukwe mukaza gushima Imana ngo Imana yari iri mu bukwe bwanyu, buryo bwose ntibutaha. Hari n'igihe muyibeshyera nyine kavuga iti ntacyo reka mbareke. Hari igihe muvuga ngo Imana ngo yarahageze ngo irabafasha, kandi ugasanga Imana ikavuga iti ntimukambeshyere mwariyeranje. No muri dote sinahakandagiye, no mu rusengero musezerana sinari impari. Burya hari abantu Imana itagitahira ubukwe, ariko hari n'abandi Imana itahira ubukwe ikazi kahicarana n'abamarayika. Wahakebuko kavuga uti ubukwe buri mwiki, buri mw'Imana.
hanyuma rero wa musore we ndi kukubwira ngo kunda umurimo w'Imana rubyiruko, hanyuma ujye uba mu rusengero, ujye uba imbere y'Imana, uyikorere ube mu muhamagaro. Ibyo kuvuga ngo warabihaze ntukibikeneye, nubihaga bizaguhaga, nubita bizaguta, nubitesha agaciro bizagutesha agaciro, nubikoze isoni bizagukoze isoni, uko ubigira niko bizakugira. Uzatangira rero nubona inkumi, ababyeyi bubu nabo bihagazeho, abashaka ko umukobwa wutamukwa ahubwo ubu ni nko kumugura. Ubu ngubu nyine ukeneye ufite itungo rikakugoboka. Ejo bundi nakoze filime, hari filime yanjye nakinanye n'umwana wanjye mubwira ntuzaza n'umuhungu ufite kashi, aho izo nzererezi zigenda na Bibiliya Tokyo ni filime. Urumva ko ababyeyi bubu nabo bari mu mibare. Haricara rwose akavuga ati natampa miliyoni twaduhumbi 200 mwakangishaga na 300. Ndetse sha umva nushaka wegera Imana. Nujya gusaba umukobwa ntuzareka gushaka, nta nubwo uzishingira, ni wishingira uzaba wishinguye. Nugenda bakaguca miliyoni cyangwa bakaguca 800 uzayakurayo. Ese ubundi iri jambo ryitwa gukorera Imana kuki mu bipfobya? Abantu bazi ko ngo ibintu by'Imana nta nyungu ibamo, bazi ko ibintu bya gospel ari ibintu bidateza imbere abantu. Ibi bintu birimo inyungu ahubwo iboneka itinze. Iyo uri kuvuga ngo urimo gukorera Imana iragupima kugira ngo irebe koko ari uri kuyikorera. Ukora cano ukayita iyawe, dore no kuyikora biroroshye. Wavuga ngo ni ya Gikristo rero ngo uri gukorera Imana, ikaza kugusuzuma kugira ngo irebe neza koko ari yo uri gukorera. Burya irabareba n'ibiganiro mwirirwa mushyiraho byose biri kubareba. Hari igihe rero ireba ibintu mushyira ikabona nayinda, ikabona nyine ni mu gifu, yaba we. Hanyuma nawe rero ejo bundi uti Imana hagarara kuri cano yanjye naragukoreye, warikoreye iki? Waririrwa gukomera uvuzaho induru, wangisha abantu Imana, wangisha abantu umurimo, wangisha abantu b'Imana, ubatesha agaciro. Bazakwaka inkwano usange na papa wawe ntayatunze, usange kuri konti ya papa wawe nta 50,000 byigeze bihagera. Uzashoka y'igishanga, ubwira abakurangiraho amashyuza aba, ubwira abakurangira muri murya nkwibutse ko bitemewe. Uretse muri murya se haremewe? Ubwira uti ni mundangire mu rupfu, ubabwira uti ni mumbabare mundangire banguka ngo utabari baheye. Ndakubwiza ukuri ntago icyo gihe uzaba ugezemo ari icyo gusengera ahantu hakomeye hanateye ubwoba, ahubwo uzaba ugeze mu gihe cyo kwibutsa Imana uko wayikoreye. Ngewe nabwiye abantu ngo nujya gusengera ibiryo, nujya kubona ufashe nubona uhuye n'inzara, ntuzafata ibihe byo kwirukana inzara, ahubwo uzafata ibihe byo kwibutsa Imana abo wagaburiye. Nuhura n'ikibazo cyo kubura yo kwishyura inzu, uzica ntuzabwira Imana ngo ndasenga ngo nyishyurire inzu, ahubwo cyaje ugishoboye kwishyura inzu uzereka Imana abo wafashije kwishyura inzu, cyangwa uzereka Imana imfubyi wagaburiye, uzereka Imana abakene wafashije. Kandi nubona bakwirukanye ku kazi ntuzajye kanyarira ngo ujye kubwira Imana ngo bagiye kungabanya mu bakozi Imana cyangwa banyirukanye. Ahubwo uzabwira Imana uti nkikariho naguze intebe z'urusengero, nkikariho hari amakara 6, nkikariho hari sima, nkikariho hari abashyitsi nakiriye, hari abavuga butumwa naguriye amazi. Amasengesho yanyu y'imitwe, ubundi yiri umusivira usenga y'ubuginga. Ziko nababwiye ayo buginga nadashoboka. Imana nimuyirusha gusenga, Imana ikeneye amasengesho avanze n'ibikorwa. Ngo Mana ngo uzampe ngo umukobwa mwiza, ngo witonze, ngo rwose Imana izaguha umukobwa witonze. Se wowe waritonze? Wabaye ruhaya y'akarere, uba ruhaya y'umurenge, wabaye ruhaya y'imidugudu. Ariko hanyuma Imana izaguha umwana wayo witonze, ariko sha urashoboye koko? Maze nanjye uri ruhaya sinaguha umwana wanjye, Imana yafata umukobwa wayisenze wayubashye ikajya kumuha ruhaya?
nta soni. Imana se ifite ibintu byo kujugunyanga. Ndi guhugura urubyiruko rusenga nkubwira ngo hari amahirwe ufite mu gakiza, ntubivanga bikore neza, nubivanga bizakuvanga, nubicanga bizagucanga. Nimukizwe, nimusenge, nimube mu nzu y'Imana, mube mu murimo w'Imana, mukunde guterana kwera, ibintu by'Imana bibaryohere ku mbaraga, ibintu by'Imana bibabemo, namwe mubibemo. Imana muyigire inshuti, muyigire umuterankunga wa bugufi, muyihakweho, muyigureho inzira. Turi mu kinyejana kigoye, turi mu isi icuza umwijima. Satani aho yayimanukiye yacuriye intwaro nyinshi zo kwica urubyiruko, akakubuza imbere hawe. Ariko amahirwe yose wabuze mu bundi buzima hari mu kiganza cy'Imana. Iki kiganiro kizakurikiranwa n'ikindi nzabategurira kivuga ukuntu amahirwe mwaburiye mu miryango Imana yakubikiye. Haleluya. Imana nibaha umugisha. Wa musore we, korera Imana. Najyaga mbona abasore bagiye gucuranga, bamwe baba bacuranga ibiki n'ibiki mu rusengero ngo nibabahe isimbura mu byizi, kandi ngo bagiye mu murimo w'Imana. Bazaguha isimbura mu byizi 10,000 cyangwa 5, ariko nzi neza ko igihe cyo gushaka uzaba warayamize. Ariko iyo uri gukorera Imana nta zindi nyungu, uba uri kubitsa mu ijuru, uba uri kubitsa ku Mana. Iyo ugeze igihe cyo gukora ubukwe, Imana ihamagara ab'iburyo ndetse n'ab'ibumoso ikagushyigikira, kuko ifite amaboko magari, ifite aba hafi n'abakure, bakishingira ubukwe bwawe batarakubyaye. Nta n'icyo mupfana kuko Imana ifite amaboko magari. Twagiye tubona abasore bakoreye Imana, irigwatiriza. Umuntu akicara ati Imana noneho ndabigenza gute? Ukumva umuntu amuhaye amafaranga ati ayo n'ay'inkwano, undi ati mwuguriye materiyeri zo mu rugo, undi ati ngewe nzagura ikote. Abantu bakigabanya imirimo, ubukwe bukazarangira nta stress ahuye nayo. Kubera iki? Yakoreye Imana atinuba. Twagiye tubona abakobwa Imana yahaye amajyambere atareshya n'ikiciro barimo. Ukabona umuntu avuka mu bakene, ariko yajya gukora ubukwe akabona ibintu byose biruzuye. Urya aba yarakoreye Imana. Ariko ujya utinya umuntu ukora ubukwe, abageni baba bafite ibyo kurya mu gihe cya buki. Reka nkubwire, sinshaka kuvuga ko bose ari bakoze ibyaha, naba nkoze icyaha. Iyo umuntu atari mu ishuri aba ari mu gihano. Ariko iyo uri mu ishuri uba unezerewe, nta kintu bitwaye. Uzi kugira ngo ukore ubukwe, umuntu naza buke yaje kugusura burefata, inzara ikakwica ukiri umugeni. Ubwo se umugeni inzara imwisha akiri umugeni wumva atarimo ikibazo? Bibaye ari ishuri sava, ariko bibaye ari Imana iri kukubwira iti erega ntiwashatse. Reka nkubwire, iyo ugiye kurepeta uri kunyagirwa, buryo buri kubika amajyambere. Haleluya. Kandi iyo uri kwicara kuri sente, inyota n'inzara bikahakwicira ukarinda utaha, buryo burimo kubika inkwano. Gukorera Imana, uko ukorera Imana ni kubika minerivare zabo uzabyara, uko ukorera Imana ni kuburi gukora amastoke y'imiceri wawe mu rugo. Erega buretse hari igihe nzajya mpamagara abantu muri ibi biganiro babonye inyungu zo gukorera Imana, ariko mpamagare n'abahombye kubwo kutayikorera, kuko bose baba bahari. Ndetse nkimara no kugitanga, nawe nimba uzi ko ufite ubuhamya bw'abahombye kubera kutayikorera n'abungutse kubera kuyikorera, uzatwandikire hanyuma uze ubibwire abantu. Gukorera Imana nta wayikoreye uzikorera amaboko, ni kwikora sivuga. Ariko ubwo utarayikorera azikorera n'amaguru. Hubwo amaboko n'amaguru wabyikoreye rero mvuga ngo biba ari hatari. Imana ibaha umugisha. Nimukorera Imana. Abantu bacitse mu nsengero, amakorari y'urubyiruko arimo arasenyuka. Nimusubire mu nzu y'Imana rubyiruko. Ngewe ndabizi neza ko mu cyimbo cyawe Imana izahamagara abandi, ariko we mu cyimbo cy'Imana nta wundi uzabona usibye Uwiteka wenyine. Erega nimumenya ngo nimumara no kuba urubyiruko mwamaze Imana yabubakiye n'ubuzima, nugera no muri urwo rugo uzakenera ko Imana igufasha ukabana n'umufasha wawe mu mahoro. Kuko umugabo uzaba washatse hazaba hari abamukeneye, n'umugore uzaba washatse hari abantu bazaba bageze gute bamukeneye. Uzaba usenga kugira ngo Imana igufashe.
hari igihe unashaka uvuga uti rwose ngiye kugereka akagoroko kandi najyaga noga amazi akonje ariko nabonye umugore ubu ngubu yebaba we hazajya dushyushya nzajya ndira igihe nywera igihe ariko ugasanga umugore abyutse saa 4 kandi ujya ku kazi saa 1:30 bya bintu byawe rero wirirwaga ngo mu batipe bagenzi bawe wabirirwamo wataha saa 5 akaguheza inyuma y'uruge ukabanza inzu wikodesheza cyangwa wiguriye. Nimushaka Imana ibakize ibakurireho imivumo iri hanze aha ibakurireho abadayimoni n'imyuka mibi nimuyegere muyikorere kuko mufite byinshi muzayikeneraho. Mufite byinshi muzakenera ku Mana nk'urubyiruko. Umusada wose n'inkunga yose hari ibyo muzabona mu kagari, hari ibyo muzakura mu gihugu, hari ibyo muzabona mu miryango, ariko hari ibintu bizaba bifitwe n'imbaraga z'Imana. Kandi reka nkubwire, nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi uri umukobwa ariko uzaba wabaye umugore, uyu munsi uri umusore, ejo uzaba wabaye umugabo. Imana yigeze mbwira amagambo akomeye, irambwira ngo ujye ubwira urubyiruko bajye biga amashuri y'ubukumi n'ubusore bakiburimo, kuko umuntu uzava mu cyiciro cy'umukuba umusore akaba umugabo atariza y'ubusore azayigira rimwe. Ibaza umuntu wakubwira ngo wige segonderi na university ubyigire rimwe, wabishobora? N'ishuri ry'ubusore ubwaryo riragoye, n'iryo kuba umugabo riragoye. Uzataruka se uba umugabo utarize uri umusore? Imana yakurundeho yeba badatawe yakurundeho yose nayo utize uri umusore. Kandi impamvu izabikora nuko gahunda ari ukwiga. Nerega n'iki gihugu ntigishaka injiji, niyo mpamvu n'abakuze babemereye gusubirayo. Ntabwo Imana ari ikeneye injiji rero. Mu makorari nta njiji Imana ishaka, mu bahanuzi uzabahanuzi binjije aho bageze Imana kuko batigeze biga kwitondera amategeko y'Uwiteka. Uzabavuga butumwa binjije aho bageze Imana. Iyo urinjije injiji byari injiji igatwita injiji ikabaho nk'injiji kujijwa n'ibibi. Mureke Imana itwigisha iby'ubuhanga n'ubwenge kugira ngo turusheho kumenya no gusobanuka. Tuba abahanuzi ariko basomye, tuba abavuga butumwa basomye, tuba abakirisitu basomye, abasore n'inkumi urubyiruko tuba abantu bize kandi bakigishwa n'Uwiteka. Iyo Imana rero wize yarakwigishije ukiga ugafata, ikwizera nk'uwize n'iyigutumye iravuga itarantumikira ntago ari bunkoze isoni. Ugira ngo se iyo meya ari bujya ahantu akabura umwanya atuma injiji? Hoya, hari umuntu areba akamureba tuyunguyu niwe uhagarara mu cyimbo cyanjye ibintu bikagenda neza. Haleluya. Hari ukuntu rero tugenda mu izina ry'Uwiteka kuko yatwigishije hanyuma ntitumukoze isoni. Mbifurije rero amasomo meza. Tuzakomeza. Imana nibaho umugisha. Tugiye gusenga. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho ubwenge, Imana ibashyigikire, ibabere amaboko, ibabere imbaraga, ibabere ibyiringiro. Ndagushimye Mana kuko dufashije muri uyu mwanya kugira ngo duhugure abana bawe. Imbaraga zawe zikomeze kugendagenda muri bo, ubushobozi bwe bukomeze kubana nanjye, komeze ushyigikire kandi urambure ikiganza cyawe kugira ngo kumenya no kwaguka bikomeze kuba muri njyewe. Cyubahiro rero n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha. Mbifurije iterambere, mbifurije kugubwa neza, mbifurije gukomera, mukaba abagabo bo guhamya Kristo kandi mukagirira umumaro itorero n'igihugu. Amen.